nicyo cyiciro rero gikurikiye. Hakurikiyeho icyiciro cy'inzara mu gihugu. Wowe unkurikiye, wowe unteze amatwi, wowe uri kunyumva, Imana yavuganye nanjye ngo hakurikiyeho icyiciro cy'inzara mu gihugu. Ntabwo ari mu karere, nta nubwo ari mu mirenge, ni mu gihugu hose. Kubera ko ngo inzara igiye gutera, ibyo kurya bigiye kwikuba, bigiye kuzamuka, bigiye guhenda, ndetse birahenda bigihari. Hari niho n'igihe abantu bazajya mu masoko bajyanye amafaranga, ibyo guhaha babibure. Kubera ko icyo gihe Imana icyemeye yuko kigerwaho. Message mfite ihagaze itya. Nagiye kubona mbona umuntu waje mu ishusho ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ubu tuyoboye uyu munsi, Nyakubahwa Paul Kagame. Nabonaga ari we. Hanyuma yararimo agenda yinjira muri buri muryango wose, muri buri nzu yose muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nkabona agenda ajya muri buri nzu. Hanyuma ahantu yinjiraga yahashyiragaho ikimenyetso. Aho yageraga ntahashyire ikimenyetso, akongera akigendera. Hari n'aho yacaga ntiyirwa narebamo, agakomeza akigendera. Muri urwo rugendo nabonaga mbona turahuye, aramenya. Amenye nabonye dusuhuranya, mbona amuze mu kiganza. Arambaza ngo niki kigezweho ubu? Hagezweho iki? Arambaza ngo ubutumwa bugezweho ubu ngubu ni ubuhe? Muri iyo minsi akaba nari nakiriye message Imana yari yanyeretse, mbona abantu bari mu mihanda bagenda ariko basinze, bafite amayoga, bari mu kunywa bagwirirana, mbese bafite inzoga banywa, bagendagenda mu muhanda, ukabona ko ari ibintu bikojeje isoni. Hanyuma mu gihe mpagaze mbitegereje ndi kubareba, numva ijwi rirambwiye ngo bwira abo bantu ngo nje kurangiza umurengwe, yuko umurengwe ugiye gushira. Ijwi ryarambwiye ngo bwira abo bantu uri kubona imbere yawe ukuntu bari basinze n'ukuntu bari babaye, ngo babwire ngo umurengwe ugiye kurangira, ngo nje kurangiza umurengwe. Mbaza iryo jwi ndavuga ngo urinde umbwiye ngo nimbwira abantu ngo uje kurangiza umurengwe. Numva ijwi rirambwiye ngo ndi Uwiteka, ndi Imana, nje kurangiza umurengwe uri mu bantu abantu bafite. Arambwira ngo ibyo byose ureba bikuri imbere n'abo bose ureba, ikiri kubibatera ni umurengwe. Ambwira ngo kandi ibyo ureba ntabwo bigarukiye aho, umurengwe bafite ni umurengwe ubatera gukora ibyaha. Mu gihe rero twari tugisuhuranya mbajije ngo hagezweho iki, noneho n'iki gikurikiyeho, umutima wahise unyibutsa ubwo butumwa, iyo message nari narakiriye. Ndamubwira ngo ikintu kigezweho ni uko Imana ije kurangiza umurengwe. Ahita ambwira ngo yego sawa, ngo nicyo kigezweho, ngo nicyo gikurikiyeho. Akomeza urugendo, akajya agenda yinjira muri buri muryango. Ndasenga, nsenga Imana irambwira ngo ije gusura umuntu wese, buri muntu wese Imana ije kumugeraho, igiye kumugeraho. Buri rugo rwose Imana igiye kurugeraho, buri muryango wose Imana igiye kuwugeramo, ititaye uwo uriwe cyangwa icyo ukora cyangwa n'icyo ushinzwe. Buri rugo rwose Imana igiye kurugeramo, rwaba rurimo umukobwa n'umukobwa, rwaba rurimo umugore n'umugore, rwaba rurimo umugabo n'umugore, rwaba rurimo abasore bibana. Buri rugo rwose ruri kuri ubu butaka bw'u Rwanda Imana ije kurugeramo. Imana irambwira ngo nzabwira abantu ngo abantu barayihamagaye, barayibwira ngo barayishaka, ngo bashaka ko ivugana nabo.
irambwira ngo mbabwire ngo ije kuvugana na buri umwe wese ku giti cye. Ije kuvugana n'umuntu wese ku giti cye. Imana irambwira ngo kuba ije hari impamvu itumye Imana iza muri iki gihugu, kandi ngo ikagitindamo. Bitari ukuvuga ngo iraje ngo irahita ngo igenda ngo irahita ngo ikomereza ahandi, oya, irahatinda. Niko Imana yambwiye ngo mbabwire. Rero wowe unkurikiranye, wowe unteze amatwi, wowe urimo kunyumva, nje kukubwira ngo Imana yaje muri iki gihugu. Ikiyizanye rero aricyo gitumye nicaye aha. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ije kurangiza icyitwa umurengwe. Umurengwe ubatera gukora ibyaha. Umurengwe wateye abagabo bigatuma baca inyuma y'abo bashakanye bakajya kubyara abana mu gasozi bataraba abagore babo. Umurengwe wateye abagore ugatuma baca inyuma y'abagabo babo bakajya kubyara abana bataraba abagabo babo. Umurengwe watumye ukora ibyo byose urimo uyu munsi bidahesheje Imana icyubahiro. Icyo ngicyo cyabiguteye rero kigatuma ufatwa n'umurengwe umeze gutyo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ije kurangiza uwo murengwe ubatera kujya gukora ibyaha. Imana yambwiye ngo muri uyu murengwe ikintu kigiye kuwurangiza nuko hagiye kubaho inzara ikomeye mu gihugu. Iyi nzara ije ntabwo ije kurobanura, ntabwo ije kureba abagufi cyangwa se abarebare cyangwa abanini n'abatoya, ije ireba buri wese. Iyi nzara Imana yambwiye ngo ntawe itazageraho, buri wese izamugeraho. Hanyuma rero Imana intuma ku bantu ngo yavuganye nabo bafite amakuru. Irambwira ngo nimwibukirane, uzi ko wese afite iri jwi ryamubwiye ngo ndi Imana nzaguhahira, ntabwo uzicwa n'inzara. Umuntu uzi ko yumvishije iri jwi, yaba yari ari mu cyumba arimo gusenga, yaba yari aryamye ari mu buriri bwiwe, yaba yari mu nzira agenda, aho waribwiriwe aho ariho hose, Imana yambwiye ngo ongera wibuke. Kuko ngo hari abantu yagiye ibibwira byari bimaze igihe kinini, byari bimaze igihe kirekire, ndetse ngo abantu baribajije ngo ni ryari, ni ikihe gihe. Rero Imana yavuganye nanjye ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ihahire abantu yabwiye ko izahahira. Ni ukugira ngo yinjirize ibyo kurya abantu yabwiye ko izabagaburira, kitazabicisha inzara. Kubera ko bayibaye hafi ntibayikoze isoni, bakaguma mu mwanya yabasezeranijemo. Imana yambwiye ngo mbwire aba bantu ngo Imana ije kubacira inzira zo kugira ngo mubone amafaranga. Aya mafaranga nimumara kuyabona, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntimubure ubwenge, ntimwifatanye n'ab'iki gihe. Imana yambwiye ngo ni umuburo. Irambwira ngo Yozefu yabwiye umwami Farawo, aramubwira ngo dore hagiye kuzabaho igihe cy'imyaka 7 cy'uburumbuke, igihugu kigira ibyo kurya. Ngo ariko hazabaho n'igihe cy'imyaka 7 igihugu kibira ibyo kurya. Hanyuma umwami Farawo abwira Yozefu ngo kuko ari wowe Imana icishijemo ibi ngibi, none twakora iki? Yozefu aramubwira ngo hakwiriye kubaho umuntu ushobora gufata ibyo kurya akabihunika mu gihe kingana n'imyaka 7, abantu bakazaba bafite ibyo kurya mu gihe kingana n'imyaka 7 y'inzara izaba yateye. Farawo akimara kumva iyo nama yari ivuye muri Yozefu, aravuga ngo nta wundi muntu ukwiriye gukora ibyo, nta wundi muntu twabona uri mu mwuka w'Imana nkawe.
ahita amuha izo nshingano, abasha kubikora, ahunika ibyo kurya mu gihe cy'inzara cy'imyaka 7 kubw'inama ya Yozefu yagiriye Farawo. Iki gihugu nta nzara kigeze kigira, ahubwo amahanga yandi yaje kugihahaho. Imana rero irambwira ngo ntimubure ubwenge, ntimubure ubwenge kandi ntimuvunire ibiti mu matwi, nimwumve. Iki ni cyo gihe ngo Imana ibahahire ibyo kurya. Waba uri umusore Imana yaravuganye nawe ko izakugaburira, waba uri umugabo Imana yaravuganye nawe ko Imana izakugaburira, waba uri umumama Imana yaravuganye nawe ko izakugaburira, aho yavuganiye nawe hose Imana yambwiye ngo nicyo gihe cyo kugira ngo ibahahire ibinjiriza ibyo kurya mu mazu yabo, kubera ko ngo inzara igiye gutera, ibyo kurya bigiye kwikuba, bigiye kuzamuka, bigiye guhenda, ndetse birahenda bigihari. Hari niho n'igihe abantu bazajya mu masoko bajyanye amafaranga, ibyo guhaha babibure, kubera ko icyo gihe Imana icyemeye yuko kigerwaho. Nicyo cyiciro rero gikurikiye. Hakurikiyeho icyiciro cy'inzara mu gihugu. Wowe unkurikiye, wowe unteze amatwi, wowe uri kunyumva, Imana yavuganye nanjye ngo hakurikiyeho icyiciro cy'inzara mu gihugu. Ntabwo ari mu karere, nta nubwo ari mu mirenge, ni mu gihugu hose. Imana rero niba yaravuganye nawe kizaguhahira, nagiye kubona mbona Imana irimo kugenda yinjiza ibiryo mu mazu y'abantu. Nta mufuka w'ibiryo wenda navuga nk'ibiro 25 bigeze mbonamo, ni ibiro 100. Ifu y'ubugari ibiri 100, bishyimbo ibiri 100. N'urwo rwego Imana yabinyeretse. Ni ukuvuga ngo nkimara kubona iri yerekwa niho Imana yambwiye ngo ije guhahira abantu, ariko irahahira abantu ifitanye nabo gahunda. Bagumye mu mwanya, bakarindira, bakihangana, ntibiyanduze, bakaba bakirindiriye ku musozi Imana yavuganiyeho nabo. Aba bantu Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntabwo muzakorwa n'isoni. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo uko Imana yatungiye Eliya ku kagezi k'i Keriti, niko igiye kumenya ubuzima bwanyu. Ntacyo muzaba, muri mu bwihisho bwayo, cyangwa se murarinzwe, muriho uburinzi bw'Imana. Ibizakenerwa byose Imana izabibamenyera, kuko niyo ifite ngo inzira zizajya zituma bibageraho. Mwebwe nta nzira, hepfo no haruguru nta nzira, ariko Imana yambwiye ngo niyiremye izo nzira zo kugira ngo ibyo ngibyo ivuganye namwe mubibone, mubyakire. Ntimwirare, amafaranga yose wabona, icyo wageraho cyose, Imana iguciriye inzira ukabona amafaranga, muhahe. Wabihaha ukabibika, wabihaha ukagenda ukabyegeka hariya ukabitwikira. Ibyo ngibyo ntabwo mbizi, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo iciye inzira zo kugira ngo mubone uburyo bwo guhahirwa n'Imana. Ikimenyetso nuko abadafite amafaranga Imana igiye kubacira inzira mukabona amafaranga. Ndavugana n'uw'Imana yavuganye nawe, nushaka ube nta n'igiceri cy'icumi ufite nonaha, Imana igiye kugucira inzira zo kugira ngo ubone amafaranga, uhahe ibyo kurya byo gushyira mu nzu, kuko igihe kirasohoye, igihe kiraje, igihe kibagereyeho. Abantu bagiye kurira, abantu bagiye guhura n'umubabaro ukomeye. Umva, nabonye inyanja ikomeye cyane, kandi buri wese akwiye kuyogagizamo. Urayambutswa nuko rero hari icyo Imana yavuganye nawe, urayinyuzwamo nuko hari icyo Imana yavuganye nawe. Iyi nyanja buri wese agiye kuyinyuramo, ntago ari inyanja y'ikiyaga. Imana yambwiye ngo ni inyanja y'ibibazo, ni inyanja y'ibibazo bigiye kuza ntawe bitoranyije, bigiye kuza ntawe bisize, ni inyanja y'ibibazo. Ukwiye guhagarara rero wemye, ukwiye guhagarara ushikamye usenga Imana, kuko Imana yiyiziye ntawe itumye.